haravuga ngo kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Dusubiremo. Kuko amayoberane y'ubugome. Haleluya. Ndashaka kukwigisha amabanga. Kinyarwanda kizashaka kugabanuka mu mbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko mystery cyangwa se siri ni ikintu kiri mu bwisho. Ndagira ngo nibanga ni ikintu gihishe, sibyo? Siri ndagira ngo mubwire isi cyangwa se amabanga akorwa muri iyi si dutuyemo, uburyo warwanya uburyo bw'ibanga Satani akorera mu buzima bwawe. Wala numva bito. Ndashaka kwigisha uburyo warwanya amayeri Satani akuze gukoresha mu buzima bwawe. Mwanyumvise? Mwanyitaze haleluya. Amen. Mwanyitaze amen. Uyu Satani mubona kubangana nawe ntabwo akorera ibintu byo kumugaragara. Ibintu bye byose abikora ariko anyuze mu buryo bw'ibanga, akabikora atagaragara ariko bigakorwa. Izo nizo bita mysteries, nibyo byita ibintu bya si. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo kuko tudakirana n'abambaye inyama n'amaraso, ahubwo ngo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Ariko muranyumva? Amen. Satani akora ibikorwa bikomeye ariko abikora mu buryo bw'ibanga. Ushobora kuba umukorera ariko mu buryo utazi ko ari gukorera. Ushobora kuba uri umuyoboke we kuko ntashaka ko bigaragara, ntashaka ko bimenyekana ko ari we uri gukora ibyo bintu, ntashaka ko ibyo uhanyuramo byamenyekana ko ari uri kubikora. Mwanyitaze haleluya. Niyo mpamvu amakimbirane aba mu rugo mugatungana intoki. Donc Satani we yakoze mu buryo bw'amayeri aho kugira ngo mubone ukabona uwo muri kumwe mbere hose ko byarabaho. Nukuvuga ngo abikoze mu buryo bw'ibanga. Niyo mpamvu biba yatubwiye ngo kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza akuweho. Donc Satani ntashaka ko ibihe bijya kumugaragara. Tubanze tumukomera amashyi menshi cyane. Iyi si murimo, iyi si dutuyemo ikorera mu mamabi. Hari ubwami bw'Imana bukorera mu isi, hari n'ubwami bw'amayoberane y'umwijima ya Satani nayo akorera hano mu isi. Kandi yaba ubwami bwa Satani bukora mu ibanga n'ubwami bw'Imana nabwo bukora mu ibanga. Ayo mami yo akorera mu mabanga. Nibyo ngiye kuguhishurira ubu. Mwanyitaze amen. Mwanyitaze cyane amen. Abakataka kubona bahumbiza ko Imana batabara. Muvuge cyane amen. Muhumbiza ku minota 3. Uwo ngo aba yarayabona. Ko ndaje nzabitekirike uzabaza nzakora iperereza kuri uwo muntu. Umva, hari ibintu bitatu nshaka kugira ngo ubanze umenye. Iyo usoma Bibiliya iyi, hari ibintu by'ingenzi ugomba kwitaho, ugomba no kumenya. Abandi amatwi uvuge amen. Bibiliya yo icyo kuvuga byose byitwa ibyaha, ariko hari ikintu cyitwa dhambi, icyaha. Uyu munsi ndabamara kucungero n'ababwirije. Uyu munsi ndabigisha dhambi, sin, icyaha. Icyaha kamubwira ko nubwo Imana yo kubwira ngo ukora iki kintu ukayiteguha kuri yo uyikoreye icyaha. Icyaha si ngombwa ngo utekaye cyangwa ngo ubare ngo kimwe bibiri bitatu birangiza. Ahubwo icyaha ni ikintu cyose kinyuranye
ijwi ry'Imana rivugana nawe uyikoreye icyaha. Igihe wakoze icyo kintu biragusaba